Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaramutsa kuri channel Imigabane 2 TV. Iyi ni televiziyo yanyu. Nimwe mwayitangije, yewe gusa ndi umukozi, ndi umugaragu wanyu. Ni mwebwe. Abo mbwira mwese mu byumve ni mwebwe. Ntabwo ari umurimo uba woroshye. Imana agiye ampamagariye kuvuga ibyo yanyeretse, impamagarira guhanura ndi umuhanuzi. Ariko kugira ngo ibyo mpanura bibagereho, ni mwebwe mushyiraho inzira zabyo. Imana ibahereza umugisha. Imana ibahereza umugisha. Hari icyo ntekereje. Ntago mujya mukunda ko umuntu abavuga mu mazina, aravuga ngo bene data. Bene data bari mu Bufaransa, bene data bari muri Canada, bene data bari mu Budage, bene data bari muri Suwede, bene data bari muri Amerika, muri California, muri Utah. Mbese munyumve ko mvuze ngo haleluya. Ubu rero ndashaka ko tuzajya dushyiramo n'igisirimba tukabyina. Turacyarire muri conditions zidusaba ko dutanga ubuhanuzi muri ubu buryo. Uzace mu gikari rero umbaze ngo ni iki twakora kugira ngo mujye mushyiramo n'igisirimba munabyina. Ubu nzi kubyina, mbyinira Imana. Uretse nzi kubyina, uzasabe uzanyongorera muri uti burya bisabiki. Ngo ubone nteze amaboko ndi mugira ntya haleluya, Yesu uri umwami. Yesu we burya twanakwivuga tukavuga Yesu. Haleluya, Imana ibaho umugisha. Hashize igihe tuganira dusenga tuvuga ku iyerekwa rikomeye rivuga ngo urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi. Uyu munsi rero tugarutse tuvuga ngo umugisha. Haleluya, umugisha wo kubakira Imana. Umugisha wo kubakira Imana. Umva rero, kandi nzi ko mukeneye umugisha. Kubakira Imana biduhesha umugisha. Kubakira Imana biduhesha umugisha. Nzi ko abantu benshi bagiye bahura n'ibicantege mu gukorera Imana. Hari abantu bahuye n'abantu bitwa abakozi b'Imana barabasitaza, bituma bahina ukuboko kwabo mu gukorera Imana. Hari abantu basohotse mu nsengero kubwo gukomereka gukomereka, ariko bari bafite ishyaka ryo gukorera Imana. Ariko munyemerere murenge iby'abantu mukomeze murebe Kristo. Umugisha uva mu gukorera Imana, umugisha uva mu kubakira Imana. Tugiye kubaka, narabibabwiye abo tuvugana mu gikari, tugiye kubaka. Uyu munsi tuba turimo dukora no murimo, ariko turi mu icumbi. Turi mu icumbi ariko dukeneye kugira umusozi tuvugiraho. Haleluya. Nimba muribuka ko twigeze tuvugana uburyo Aburahamu yabwiye kuzamuka Moriya, ntabwo yari yabandi. Imana yimushyize mu maboko. Natwe dufite umusozi wacu Imana yaduhaye. Dufiteho aho gutereka inyubako. Tugiye kubakira Imana. Biroroshye. Ibati ryawe rimwe rirahagije bijyanye no kwashobojwe. Umufuka wawe umwe w'isima birahagije bijyanye no kwashobojwe. Ibeni y'amabuye, oya wowe kora icyo ushaka gukora, icyo ushobojwe, kubakira Imana. None se muzajya muva mu Burusiya, muve mu Burayi, muve muri Canada, muve muri Amerika, muturuke muri Australia, muze muturuke muri mu bihugu bya Afrika, muze mu Rwanda muje kureba umushumba wanyu, muje kureba umuhanuzi wanyu, muje kureba intumwa Imana yabatumyeho. Tugomba kugira tuzajya duhurira tugakora ibiterane. Haleluya. Twagize umugisha rero tubona intambwe zaho gushyira iyo nyubako ku musozi wa Rebero. Ni heza abahazi barabizi, abahageze mwese murahibuka. Twigeze tuhakorera igiterane, turashaka rero kuhashyira inyubako kandi biroroshye. Kwibati ryawe rimwe biroroshye, ku mufuka w'isima biroroshye, kwikaro ryawe rimwe biroroshye. Ni umuntu gusa uruhare rungana gutya gato gusa tayari. Natwe tukagira urusengero rwo gukoreramo ibiterane, mukajya muza mukabonaho mubwiriza, mukabonaho muza gutangira ubuhamya bw'abana barimo babohoka, barimo bagaruka mu mugabane w'ubutsinzi. Mbese nibyo nagira ngo mbabwire. Ubu rero tugiye kubaka. Turubaka dute rero? Turubakira mu byanditswe. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi igice cya 1 n'umurongo wa 1. Havuze ngo Abayuda bagirwa inama yo kubaka urusengero. Abakristo bo ku Migabane 2 TV, inshuti z'Imigabane 2 TV, abakadasoka b'Imigabane 2 TV, abakure no ba hafi bakurikirana Imigabane 2 TV, turagirwa inama n'umwuka kugira ngo twubake urusengero. Uzi ko ushaka kubaka urusengero ruri no mu rundi. Hari umuntu uvuga ngo ngiye urusengero rwanjye ngo ni ruriya, ngo ngiye ngusengera hariya. Oya, tugira Imana ibera hose icyarimwe. Niyo mpamvu gushyira imbaraga zawe hariya kuko bari gukora umurimo w'Imana
niwe bizanira umugisha gusumba. Ariko ntukavuga ngo urumva ngo ngiye mva hano gusa, ngo ntabwo urusengero ari inzu y'umuntu. Ni inzu y'abantu b'Imana bose bazahamagarirwa kuza kugana imihamagaro. Ahari niho abana bawe bazakirizwa, ahari abana bawe niho bazahamagarirwa. Ukwiye kurambura ikiganza cyawe tukubaka uru rusengero. Biravuze ngo iki? Mu mwaka wa 2 wo ku ngoma y'umwami Dayiriyo, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 6, ijambo ry'Uwiteka ryazanywe na Hagari umuhanuzi kuri Zerubabeli mwene Sheruteyeli umutegeka w'Ubuyuda, no kuri Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, ati Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, ubu bwoko buravuga buti, igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka ntikiragera. Maze ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagari riti, mbese birakwiriye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa, narwo urusengero rukaba umusaka? Noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimwibuke ibyo mukora. Nimwibuke ibyo mukora. Abayuda baravugaga ngo igihe cyo kubaka si iki. Byari bishatse kuvuga iki? Hari abantu bumva ko gukorera Imana bigomba kugendana na season y'ibihe byo mu mubiri, bigendana na season y'ibihe byo mu mwuka. Kuko iyo bitaza ko bigendana na season yo mu mwuka, umupfakazi w'Iserifati ntaba yaragaburiye ntubizi wa mukozi w'Imana. Ntabwo ari kugaburirwa. Eliya ntabwo ari kugaburirwa. Kuko hari mu gihe cy'izana, ni hari mu gihe cy'uburumbuke bw'imyaka, hari mu gihe cy'inzara, ariko hari muri season yo gutanga n'igihari kugira ngo Imana ikore umurimo. Ntabwo rero nishatse ko twinjira, ariko Imana ihereza umugisha uriya mudamu w'Iserifati. Iyo atamugaburira imvura ntiyari kugwa. None se kari wari ufite urufunguzo, nawe ufite urufunguzo rw'iri torero, itafari ryawe n'urufunguzo, sima yawe n'urufunguzo, ibati ryawe n'urufunguzo. Birashoboka, kandi birashoboka. Haleluya. Tugaruke rero. Baravuga ngo igihe cyo kubaka inzu y'Imana ntabwo ari iki. Ntabwo imyaka yeze neza, amatungo ntiyabyaye neza, imishahara yaragabanutse, ibibazo byabaye byinshi. Hari covid yazanye ibibazo rabel. Umva, baravugaga nabo bari bafite ibihe byabagoye, ngo igihe cyo kubaka ntabwo ari iki. Bashingira ku buzima babayeho, minerivare zariyongereye, abantu bigo byarahiriwe, kampani ntigikora neza. Bashingira ku bihe bari barimo. Babwira Imana ngo ngo ntabwo byakunda, turi mu bukene. Ariko hari mu gihe cy'Imana. Hari igihe ubukene buza mu buzima busanzwe, imvura ntigwire igenga abantu beze, abantu bacuruza ntibunguke bijyanye n'ibihe, ariko ntibikuraho igihe cy'umwuka ntabwo gihindurwa n'ibyo bihe. Niyo mpamvu ngusaba ngo icy'umwuka kubwira ukora icyo. Haleluya. Erega ushobora no kuba ufite ideni baranze kukwishyura, uhabwiye Imana atari ko kuri ya mafaranga banze kunyishyura, waba bariyo uhaha Imana, wiyiha ibyo wabonye ubona ko bikugoye umutima, ibyo busa nk'udafite bari byo utangaho maze urore. Uhiga umuhigo ubwira Imana ngo Mana, ya mafaranga banyimye naza, bya bindi byose byiziritse n'ibihambuka, ibi byose nubitunganya, nanjye ndashyira itafari kuri iyi nyubako. Mu gitondo birakunda, nimugoroba birakunda, ariko n'uruhare ufite rwa burufunguza. Imana iguha umugisha. Hanyuma rero 12 aravuze ngo, nuko Zerubabeli mwene Sharutiyeli na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru hamwe n'abasigaye bo muri uwo muryango cyangwa muri ubwo bwoko bumva ijwi ry'Uwiteka Imana yabo n'amagambo y'umuhanuzi Hagayi nk'uko yatumwe n'Uwiteka Imana yabo. Kandi abantu bose baterwa n'ubwoba imbere y'Uwiteka, maze Hagayi intumwa y'Uwiteka abwira abantu ubutumwa bamutumyeho n'Uwiteka ati, ndi kumwe namwe, ni ku Uwiteka avuga. Maze Uwiteka akangura umutima wa Zerubabeli mwene Serutiyeli umutegeka w'Ubuyuda, n'umutima wa Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, n'imitima y'abasigaye bo muri ubwo bwoko bose. Nuko baraza bubaka inzu y'Uwiteka Nyiringabo Imana yabo. Ariko umunsi wa 24 w'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2 wo ku ngoma y'umwami Dariyo. Ariko uzi ko umubyemeye mu kwa 6 twaba twubatse nk'uko Bibiliya bivuga, ariko nejo byakunda nejo bundi. Umva rero,
Hagayi yari umusore bailazo mordre, Imana iramusanga umwana muto y'umusore nkuko nanjye yamagurukije ndi umusore. Haleluya. Nawe yaguhagurutse uri umudamu, uri umugabo, uri umusore, uri umukobwa, ugakorera Imana. Imutuma kuri Serubabeli, imutuma ku bahanuzi, imutuma ku batambyi, abwira abahanuzi bagenzi be, abwira abatambyi mu muryango w'abatambyi, abwira abari mu muryango wo kwa Lewi, ayegeranya abakozi b'Imana. Arababwira ati ariko murabibona mute? Nta kintu mubona umwuka ko arimo ambwira ngo twubake, nanjye arimo arambwira ngo twubake. Haleluya. Ahari igihe niki kandi niki. Arangije ngo bumva amagambo y'Uwiteka Imana yabo, irababwira ngo ndi kumwe namwe. Imana muri kumwe nimba uhagurutse kuyikorera, Imana muri kumwe nimba uhagurutse kugira ikintu ukora mu murimo wayo, Imana muri kumwe. Yashaka kuvuga ngo nimugire ubwoba nubwo muri mu bihe by'inzara, ndi kumwe namwe. Impamvu nyine bavugaga ngo igihe cyo kubaka ntabwo ari iki, bari bashingiye kuri ekonomi. Kuri ekonomi baravuga ati no, uko ibihe bimeze ahari reka twirenzeho umwaka, nta wamenya imyaka izera cyangwa umushahara uzazamuka cyangwa niki. Bari mu gihe kigoye mu by'ukuri, ariko Imana irababwira ngo reka mbabwire ndi kumwe namwe. Muri iki gihe kigoye nkeneye ko mwubaka, muri iki gihe kigoye nkeneye ko mukora. Haleluya. Ngo iryo jambo ribacumita mu mutima, baranezerwa, baravuga ngo ubwo turi kumwe n'Imana turahaguruka uko imbaraga zacu zingana. Ubwo turi kumwe n'Imana reka duhaguruke uko imbaraga zacu zingana. Ubwo turi kumwe n'Uwiteka reka duhaguruke uko imbaraga zacu zingana. Barangije barahaguruka, bamaze guhaguruka bashyira mu bikorwa icyo Imana ishaka. Barahaguruka, uzanye igiti, uzanye ibuye, uzanye itafari, bashyira mu bikorwa ikintu Imana yashakaga. Bubaka urusengero, inzu y'Imana iraboneka. Imana irababwira ngo iki ni igihe cyo kubahesha umugisha. Reka mbabwire, haguruka uko imbaraga zawe zingana, kuko umwuka w'Imana arambwira ko igihe ari iki. Igihe ni iki. Haleluya. Igihe ni iki wa mubyeyi, igihe ni iki wa mukobwa, igihe ni iki wa musore, igihe ni iki wa mugabo. Aho waba uri hose, mu mugabane w'Imana iguha buri kwezi, mu mugabane w'Imana iguha mu cyumweru, harimo umugabane ugomba gushyira kuri iyi nyubako. Hanyuma tukazajya tubona aho dukorera ibiterane, aho tuzajya tuganirira, mwaje muturutse imihanda yose tukagora ibiterane, tukaramya Imana. Reka mbabwire, buriya reka mbabwire, nimujya kureba ibintu byose mu isi birangira ari ikiriyo. Yes, ibintu byose birangira ari ikiriyo. Yego, uzi icyo bivuze? Bivuze ko ubuzima tubamo birangira urupfu rukoze icyo rwahamagariwe. Ya, uwo waba uri we wese bizarangira urupfu rugutwaye, kuko wambaye umubiri ugomba gupfa. Ibyo ntabwo ari ubwumvikane, nuko bimeze. Ariko mu gihe mbere yuko dupfa, igihe tugitijwe no mwuka uhumeka, ariko tugira ikintu dukora mbere yuko urupfu ruza, kugira ngo twamburwe no mubiri, kugira ngo tuzajye kwambikwa undi mubiri w'abadapfa. Igihe ni iki mwene data? Igihe ni iki? Haguruka uko imbaraga zawe zingana, twubakira Imana. Imyaka dufite yo kurama ni mike, ingana no gusuhuza umutima, ariko reka dusige hari ikintu dukoze kizasigara kivuga. Haleluya. Uruhare rwawe n'ururambura ku nzu y'Imana. Yende Imana wenda yaguhaye uruganda rukora amabati, ubwo gukuramwe amabati yo gusakara urusengero urumva ari ibintu binini. Imana yaguhaye uruganda rukora amatafari, ngaho mbwira gukuramwo ayo inkuta enye gutya gusa ni ibintu bitoya. Imana yaguhaye umugisha wo gukora business, ucuruza amamodoka, ngaho mbwira uzi ko ushobora gusanga imodoka imwe mu mamodoka ucuruza imwe yarwubaka. Biroroshye, biroroshye. Imana yaguhaye umugisha w'amatungo urorora, burya inka yawe yaba inzira. Ariko reka nkubwire, igihe cyo kubakira Uwiteka kimaze gusohora mu Bayuda, bakiyoberwa kubera ibihe by'ubuzima barimo bya ekonomi. Ariko umwuka w'Imana ntabwo ajya areba ibyo, kuko ahishirirwa ibyo hirya ya ekonomi. Hirya y'ubushomeri Imana irabona icyo ugiye kubona, hirya y'umushahara utaguhagije Imana irabona ikiri inyuma yabo. Ariko nugira umutima wo kwemera gukora muri bikeya ufite, haleluya, biraza kududubiza nk'isoko, biraza kududubiza nk'umugezi. Ahari ni rwo rufunguzo rukenewe. Umupfakazi w'Isarifati yari afite amakuru atamuha icyizere, yari afite amakuru yo gutoragura udukwi tubiri akarya agafuka nyuma n'umwana we bikarangira. Ni ubuhamya yahaye umugaragu w'Imana Eliya. Eliya aramubwira ati ibyo uvuga by'urupfu ni ibyawe n'umwana wawe, ariko jyewe hari icyo ndimo mvuga, banza unzanira akanjye ndaza kukubwira nyuma yaho. Akawe
ngo amusongera karakamuzanira. Umukozi w'Imana amaze kugatamira amubwira iki ijuru ryamuzaniye. Hari igihe mukurakura icyo ufite ngo twubakure urusengero, hahisemo ubuhanuzi bwawe, hahisemo umugisha wawe, hahisemo poromosiyo yawe, hahisemo kwagurirwa imbago, hahisemo etaje Imana yakubwiye, robelande, hahisemo. Ndabizi wowe unyumva urimo urasengera kugira ngo ubone ubwene gihugu. Imana igira icyo ukora mu buturo bw'Imana ureke itagu ubwene gihugu bwo muri Canada, bwo muri Amerika, Australia. Ibyo shyiraho urufunguzo gusa. Yashyizeho inzira ngo ugende ahari waribagiwe. Ntiwahigura umuhigo wahize. Iki ni igihe cyo kugira ngo ugire icyo ukora ku nzu y'Imana. Uhabwe umugisha. Haleluya. Reka dusenge rero. Imana igushoboze gukora ibyo. Twubakira Imana. Imana iduhaye ahantu tunanirwe kuhashyira korotire zingahe, ibikuta bingahe by'amatafari ngo dushyireho amabati, tubona ahantu turirimbira dutaramira, tubona ahantu tubwiririza ubutumwa. Erega isi tuzayivamo ejo mu gitondo. Impamvu navuze ngo ibintu byose mu isi birangira ari ikiriyo, ukunda umubyeyi bikarangira apfuye, ubaka inzu bikarangira ishaje cyangwa ukayivamo ukayisiga, ubyara abana beza bikarangira ubasize cyangwa bagusize. Dukorere Imana kuko iby'isi byose birangira ari ikiriyo, ariko umuntu wakoreye Imana niyagiye agenda afite irindi sezerano ryo kuzajya ahandi. Reka dukorere Imana, tugire icyo twibutsa Imana. Uyu ni umwaka wawe, iki ni igihe cyawe, kuri bikeyi ufite, kwibati ryawe, kuri sima yawe, kuri Imana iguha umugisha. Turamburira ikiganza, duhamagare kuri nomero zacu urimo ubonaho, muri comment igira icyo wandika. Twebwe ni Hazarani, nushaka icyo utanze uzacyandika muri comment, nta kibazo gihari. Twahamagariye gukorera Imana. Imana iguha umugisha. Reka tubasengera umugisha. The best more God there. Muhabwe umugisha kubwo icyo mugiye gukora. Habwe umugisha wa mubyeyi we, habwe umugisha wa mupapa we, habwe umugisha wa musore we, umuntu wese urambuye ikiganza, umuntu wese urimo uvugana n'umutima, nahabwe umugabane w'igikorwa agiye gukora kuri iyi nyubako y'Uwiteka Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.